Ndabashuje inshuti bakunzi bacu hino mwanya tubagezaho amakuru yiteganyagiye mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Tujye kureba iteganyagiye ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 5 Gashyantare uyu mwaka wa 2026. Turaza kureba imiterere y'umuyaga ku munsi w'ejo, imiterere y'ikirere mu masaha y'igitondo ndetse n'amasaha ku gicamunsi, ndetse tuze gusoza tureba n'iminsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo nyine kugeza ku itariki ya 9 z'uku kwezi. Ariko reka turebe uko ikirere kiriwe kuri uyu munsi nuko kiza kurara hirya no hino mu gihugu. Kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi twakomeje kugira urunyurane rw'izuba n'ibicu hirya no hino mu turere tugize igihugu cyacu. Nta mvura twagize mu turere twose tw'igihugu. Muri iri joro biteganyijwe ko tuzakomeza kugira imiyaga iringaniye ndetse n'ibicu byiganje, gusa nta mvura iteganyijwe hirya no hino mu gihugu. Ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi biteganyijwe ko tuzagira imiyaga iringaniye izajya yiyongera uhereye mu masaha mu gitondo kugeza ku masaha y'igicamunsi nyine. Biteganyijwe ko iyo miyaga izaba ituruka mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu cyacu yerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Bikaba biteganyijwe ko izaba ifite umuvuduko hagati ya metero 4 kugeza kuri metero 8 mu isegonda. Biteganyijwe ko kandi mu masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo intara y'Iburasirazuba ariho hazagira imvura nkeya, ahandi hose hasigaye mu gihugu biteganyijwe ko tuzagira ibicu byiganje. Ubushyuhe naho bwo hasi buteganyijwe hirya no hino mu turere tugize igihugu cyacu biteganyijwe ko buzabura hagati ya -9°C ndetse na -16°C. -9°C ziteganyijwe mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu, akaba ari no hazaba hakonje cyane ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko ibicu bizagenda byiyongera ndetse bigatanga imvura izumvikanamo inkuba mu turere twose tw'igihugu. Ubushyuhe bw'hejuru buteganyijwe hirya no hino mu turere tugize igihugu cyacu biteganyijwe ko buzaba buri hagati ya -22 ndetse na -29. -29 ziteganyijwe mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, akari naho hazagira ubushyuhe bwinshi ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Naho mu minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo nk'uko nabikomojeho kugeza ku itariki ya 9 biteganyijwe ko tuzagira ibihe bizarangwa cyane cyane n'imvura mu masaha ya nimugoroba, no kuvuga amasaha ya nyuma ya saa sita. Reka ngane ku musozo mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu gitondo biteganyijwe ko izuba rizarasa ku isaha 12:05 rikarenga ku mugoroba ku isaha 12:24. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza.